ikibazo cyane iki nyine ukubona umukobwa ufite iki kibazo wowe uri umugore wambara ijipo tubimenye neza yego wose nanjye ni sawa ubwo wadukize ngiye guteka maze iminsi nkushaka ariko nyine nkabona urahuze sinzi niba ari ngombwa ko twavuganira hano ni ikibazo mbwira ushaka mbwira sometimes njya nkubona bikantera agahinda kubona umukobwa mwiza nkawe donc impamvu nyine nyamukuru urabona umugabo wawe nyine biragora kuba wavuga ngo runaka na runaka kureba ukuntu umukobwa mwiza nkaho ukiri muto ushobora kubana n'umugabo akubabaza aguca inyuma umukobwa ukiri mwiza ukiri muto nkawe mwiza wari umugabo wawe nyine yirirwa aryamana n'abakobwa n'abakobwa bose muri karitsiye abagore nta muntu n'umwe atoranya ese kuki umugabo aguca inyuma cyane ubu byakira gute kuba ufite umugabo muriya nyine waguca inyuma donc sinzi ikibazo cyane iki ikibazo cyane iki nyine ukubona umukobwa ufite iki kibazo wowe uri umugore wambara ijipo tubimenye uririrwa uzenguruka ushaka kumenya amakuru y'umugabo wanjye arakurebaho iki sikuizi umekuwa mwanamke si ndio umekuwa mwanamke unaambia vizuri hivi unajielewa imbesile mshenzi mmoja wewe siku nyingine nikwambie ntuzongere n'ikindi giye kumuvuga umugabo wanjye urukumva neza ngo yamaze abakobwa bose none waragiye ukajya ufata ama video hagenda aryama ukajya ukamera yigo wabaye gasuku ugenda uri mu mazu y'abantu we n'ikindi gihe sinzongere kumva uvuga umugabo wanjye dore uko yabaye uko agenda nk'abagore niyo mpamvu usigaye uvuga nk'abagore uragenda ukagenda nk'abagore ukareba nk'abagore ukavuga nk'abagore mjinga mmoja tu mwana haramu mmoja wewe mshenzi wa gicucu kogisi uzongere umva nzagushakira gahoro wa kicucu imbwa gusa
kuri umugore wanjye ndamubona. Ntabwo byakunda. Amasaha y'umugore wanjye. Bring the key. For my wife. Ase bite hagarara hano bite byawe mva mubwire n'undi munsi sinabikubwiye mbwira iki si umugabo wawe warurimo ari kumwe n'indaya none kandi nari nabikubwiye ureka tukinjira ubundi tugafata indaya ubundi abantu nkamwe ikintu mba njye mbakorera twari kwinjira tugakubitira iya ndaya yari iri kumwe n'umugabo wawe noneho ukahita ubibona ntabwo yari kuzongera nago umvise umugabo wanjye byavugaga hariya ariko ziriya ndaya nicyo kibazo ziba zikeneye abantu bazikubita twari nge nawe twari gufatanya yari guhura ahubwo n'ibibazo ngewe wanzanye umbwira ko umugabo wanjye ari mu busa anyanga nago umvise ibyo yavugaga yari gusambana se ubundi ufite yari kumwe n'indaya ufite gihe mwari ko yaciye inyuma ugiye ufite igihe wanze ko twinjira ariko yari kumwe n'indaya bari bavuye mu nzu wababonye naje kugutwara barimo nababonye ntabwo tubasanze ku muryango ubundi yaguhaye icyo mu mugabo umugabo guca inyuma aho kugira ngo bikubabaze bikujyane kure ahubwo aba ari njye urakarira wagakwiye kunshimira ndavuze ngo ziba nakurya none aha ngaha nakumira uri kumva neza nari nkugiriye impuhwe umugabo wanjye yavuze ngo arankunda yavuze ngo aranyubaha uri kumva neza aragukunda se agukunda yaba yagiye kuguca inyuma n'indaya ariko nababona kuva nabaho mbonye umugore undi ninjye wavuze ko sakukunda umugabo uguca inyuma warangiza ahubwo baba we se buriya yakwahiriye hewe kandi ntabwo njya umuntu akugirira impuhwe nurangiza aba ari wowe nakubwiye ngo uceceke ku mugabo wanjye nakubwiye ngo uzibe turumvikana neza ubwo ngenda kumamagara muri ubwo busa bwawe ntabwo wamubonye nakugiriye impuhwe umugabo n'uwawe n'uwanjye ubwo se wari ubizi ko n'uwanjye ajya mu ndaya ndakubajije umugabo n'uwawe n'uwawe n'uwanjye ariko nari nkugiriye impuhwe umugabo n'uwanjye nari nkugiriye impuhwe kugira ngo umenye ibyo umugabo wawe yirirwamo umugabo n'uwanjye nta nubwo ari n'ubwa mbere si n'ubwa kabiri umugabo n'uwanjye si uwanjye n'uwawe ziba sinzongere kumva umuvuga ntuzongere kuza iwanjye unyabiza kuko nakumerera nabi ukumva neza gakazi bundi ninjye gicucu waje kumva hako narumiwe noneho reka nkureke uziyubakire Hey, darling, karibu. Oh, I missed you. Nagukumbuye cyane. Nice. Karibu. Hey, how was your day? Good. Good? I love you so much. So, tell me, mbwira aho wagiye, akazi, ibintu byose bimeze neza? Ubu urambye ko uri n'aba shareholder nahuye nabo kuri umugore wanjye ndamubona. Ntabwo byakunda. Amasaha y'umugore wanjye. Bemvesitiza amafaranga menshi bagomba kuzajya bayatanga
Okay? Yeah, I'm good. Let me take this off. Let me come. Sorry, ngenda gake gake. N'umutimbi. Drink. Hanze haba hari ivumbi, hameze nabi, hari icyokere, inyuma akavumbi. How is it? Araryoshye. Wow, I'm so happy. Ongera babe. Amata amanutse neza. Ukumva umeze neza. Shiri ndagukunda. Ntabwo mbashaka kugira ikibazo, ntabwo mbashaka kurwara. Nkunda uko ngukunda kandi nakunda nawe uko unkunda. Okay? Nazagira icyo mburana na kimwe. Okay? Hey! Kwicira kurira n'urire. Kurizwa n'iki? Babe. Yeah. I can't take this anymore, you know. What is it? Ni iki kiri kukubangamira kimbwire? I want to confess. Confess what? Hey, you can tell me anything, okay? Icyo ari cyo cyose kiri kubangamira wakimbwira. You know, love you, yeah. I know. And I love you way too much. Oh my God. It's okay. It's okay. Take your time. Ntabwo ndi umugabo utekereza ko ndiwe. Ntabwo ndi umwana mwiza. Ntabwo nakubera umugabo mwiza. How so? Gute? Kuri njye uri umugabo mwiza cyane. Urankunda. Unzanira icyo nshaka. Urampamagara, nkaguhamagara. What else can I ask for? Tell me. Urukundo rubona rugambane. There is this girl I met with. Tanya kuvugana, no. Nashidutse ndaguciye inyuma. No, only once, byarakomeje. I don't want to do this anymore, okay? Ndakwinginze mbabarira. Okay. So, uracyashaka kubonana nawe? No. Urukundo rwawe iteka rutuma nicira urubanza, actually. I just want to stop this. Can you forgive me, please? Please. We are in this together, okay? This is our marriage, and nobody else's. It is ours to take care of. We must understand each other and take care of each other, okay? Ndakumva cyane kandi, sibyo? Really? Yeah. Yeah, I promise I'm gonna change.
nzahinduka, okay? It's okay. As long as you want to change, as long as you're willing, everything is possible. Thank you so much. Let's make this stronger. Okay? Thank you so much. It's okay. We can do this. We can do this over again. I can wait for you. Over and over and over again. And now if you're willing to change, I really want that, okay? okay. And I promise Hey, it's okay. I'm not gonna do it again, okay? Trust me. I believe you. The reason why I say this, I want to change. I want to give you the love you deserve, okay? Okay, I believe you. And I love you. Thank you, I love you.